tubona umuntu ari kuzunguza yimereye gutya gusa, yimereye gutya aryoherwa agafashwa nta rusaku, ku buryo umuntu ashobora gutambuka hariya akareba bano bantu ni iki cyabanejeje. Ari Mwuka Wera gusa uri kugenda uzenguruka muri bo, arimo menshi cyane. Ahubwo twige Mwuka Wera atwigisha uburyo tugomba kubona amafaranga, kuko umwami dukorera ntago ari umukene. Yes bakunzi ba Urban Gospel TV, nongeye kubasubiza mbifuriza amahoro y'Imana. Ni MD Dieudonné muri kumwe n'inshuti y'urubyiruko, ni ambassador w'urubyiruko. Nkuko musanzwe mubizi, ndi umutsinzi muri Kristo, nacungujwe amaraso y'agaciro kenshi, ku musaraba igorogota ariho byabereye, yakubiswe imisumari, akubitwa n'icumu, ni wowe nanjye yaziraga kubwa ibyaha byacu. Ndi umutsinzi, I'm the winner, yamanutse ikuzimu kandi agira Satani, azamukana icyubahiro n'ikuzo ryinshi. Ndi umutsinzi iteka nzahora ndiwe, shima uwo mwami wambambiwe ku musaraba, uwo ni Yesu Kristo, izina risumba ayandi mazina, Elohim El Shaddai. Hallelujah. Yes bakunzi ba Urban Gospel TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, n'abari gota amasimbe mwese mbahaye shalom aho muri hose, komera zisi hose, abantu bakurikirana Urban Gospel TV, urubyiruko, abantu bakuze, abana batoya, mwese twabonye yuko mudukunda, kandi turongera tukanashimira abantu bamaze kutwereka yuko badushigikiye, bakoze subscribe, abantu babona ibiganiro byacu uko tubishize bakahita babona ibiganiro byacu bakabireba, tukabibona yuko mubireba, kuko Imana yaratubwiye ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bahuje bari hamwe, Imana iraza ikabana nabo. So ndizera ntashidikanya yuko kuri Urban Gospel TV tubana n'Imana uko bwije nuko bukeye. N'abantu rero batari bakora subscribe, mwese ndabasaba, turabasaba kugira ngo mudushigikire, mudufashe kugira ngo dukomeze dutere imbere. So uyu munsi none kuri Urban Gospel TV rero tubafitiye amakuru atari ivumbi, n'amakuru atari amatiku. Mu murimo w'Imana ntago tugomba kurangwa n'amatiku. Mu murimo w'Imana tugomba kuvuga ibintu bihari, ibintu dufitiye amakuru, ibintu dushobora guhagarara ku maguru yacu yombi, tugahagarara na Mwuka Wera tukabyemeza yuko ari byo koko. Ni nayo mpamvu rero kuri Urban Gospel TV mbazanira amakuru. Urubyiruko rukeneye kumenya amakuru azenguruka muri kino gisata cyacu cya gospel. Haba amakuru menshi cyane, iki gisata cyacu ni kinini, haba amakuru menshi cyane atandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku bitangazamakuru bitandukanye, haba amakuru acicikana hirya no hino. So ni nayo mpamvu natwe kuri Urban Gospel ntabatindiye tugiye kwinjira amakuru tubafitiye ingingo z'amakuru zitandukanye, ndetse tubafitiye n'amakuru atandukanye agenda acicikana kuri Urban Gospel TV. Amakuru tugiye guheraho ni amakuru y'umumama mwiza cyane, umumama w'indashikirwa, ngiye mwita mama gospel, umumama uhirimbana, umumama ukunda ibyo akora, umumama ufite umuhamagaro ku byo akora. Yatangiranye n'abamama benshi cyane, yatangiranye n'abakobwa benshi cyane, abenshi babivuyemo, abenshi bagiye babireka, abenshi bagiye mu zindi nshingano, ariko aravuga ngo ntabwo ibintu nabivamo. Ni nayo mpamvu uko bwije nuko bukeye agenda atwereka ibintu bitandukanye, agenda atwereka ibintu bishyashya muri no gospel yacu industry, tukabona ko ari ibintu koko bimurimo, dore yuko afite n'umugabo rwose umushyigikiye, ntago ari umugabo gusa, afite famille imushyigikiye, kuko ibyo agiye gukora tuhasanga umugabo, tukasanga famille, tukasanga abantu bose bamuri inyuma, ndetse n'abantu bose bamufasha mu bintu byose bitandukanye. So bivuga ngo ibintu akora bimurimo kandi n'abamushigikiye baba babikunze. Nta wundi rero ni umumama bita Tonzi. Yes, Tonzi mu by'ukuri yarayakoze ibintu bitangaje cyane. Njyewe mu birori bya Tonzi nari ntumiwemo, ariko ntago nabashije kujyayo kubera ikibazo cy'ikirere kuntu cyari kimeze, bitewe n'ahantu ntuye, byatumye rwose ntajya mu kirori cya Tonzi. Ariko narebye amafoto, narebye utuvideo, ndavuga dore ikirori cy'abanyamugi. Urban Gospel TV turavuga ngo rero ibi nibyo by'abanyamugi. Tonzi yaraye akoze anniversaire, yarakoze isabukuru, ariko muri iyo sabukuru Tonzi yakoze yabashije kumurikamo alubumu ye nshyashya.
ariko mu buryo yamuritse album nayibonye ku mafoto, nayibonye ku tuvideo twagiye ducicikana hirya no hino ku nshuti ze zagiye zibipostinga. Ni kwa kuntu mwumva indirimbo bucece bucece, mwicaye kuri sare, buri muntu wese afite ikintu bita ekuteri, afite headphone, mwese mukicara ukajya ubona gusubira umuntu ari kuzunguza yimereye gutya gusa, yimereye gutya aryoherwa, agafashwa nta rusaku, ku buryo umuntu ashobora gutambuka hariya akareba bano bantu ni iki cyabanejeje, ari mwuka wera gusa uri kugenda uzenguruka muri bo. Yes, Tonzi yaradukoreye ibintu bitangaje cyane, nahise numva rwose uriya mama ndushijeho gukomeza kumukunda, n'ubundi nsanzwe mukunda kubera ko ibintu akora rwose abikora kandi abikunze. Yes, niyo mpamvu rero yavuze ati rero ntabwo ibintu nabyihererana, ngomba gutumira inshuti zanjye zikaza tugafashanya, kuko bino bintu ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe mu bahanzi ba gospel. Oya, ni ibintu bidasanzwe, njyewe nayibonye mbona ni bishyashya muri njyewe, nayibonye ibintu bidasanzwe, ariko biriya ni ibintu by'abanyamujyi utapfa kubicecera ahandi hose. Yanatumurikiye n'indirimbo nshyashya, indirimbo nshyashya rwose yashyira hanze indirimbo nshyashya, no mu kanya ndayibonye ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ndakeka ko iyo ndirimbo ari indirimbo iri kuri album yiwe nshyashya. Munyaruke kuri social media za Tonzi rwose murebe indirimbo nshyashya amaze gushiraho mu kanya, hanyuma mumushyigikire, ubundi dukomeze dutere imbere. Iyo wakoreye Imana ntabwo ufailinga, nta nubwo unasaza, mu by'ukuri ukomeza uva mu bwinza ujya mu bundi. Yes, tugiye kunyarukira kundi muhanzi twarayahe, ndi kubageza amakuru ari guhera kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa kane, kuko ni amakuru agenda acecekana. Tuzajya kurangiza icyumweru dufite amakuru menshi cyane, kuko ubwiza bw'Imana buri kugenda buva hasi bugera hejuru, turava mu bwiza tujya mu bundi. Mu gihe gishize twagiye kumva twumva umuhanzi, twumva ibintu birimo biracecekana, twumva ngo umuhanzi runaka ngo agiye kuza muri gospel, umuhanzi runaka, dore ko afite impano yo guhanga. Hari abahanzi benshi cyane muri kino gisata cya gospel yagiye yandikira indirimbo, kandi zikaza zigafasha imitima y'abatuye isi yose, dore yuko akora mu rurimi rutandukanye. Uwo nta wundi ni umuhanzi w'umwanditsi, bamwita Niyo Bosco. Mwese muramuzi muri kino gisata cya music hano hanze, ariko ubu dufite amahirwe yuko ashobora no kuza muri gospel. Anayirimo kubera ko akora indirimbo twumva ziririmbwa n'abandi bahanzi ba gospel. Ya mavuta bafata nawe ayafataho, ni nawe wibanza kuyafata kuko niwe bo wazanditse. Niyo Bosco Imana yari imukoreye ibitangaza. Niyo Bosco, Imana yacu ni nziza. Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Imana yacu ntabwo ireba ngo wowe umeze ute. Ukuri kose Imana iguhereza umugisha. Uko waba umeze kose Imana irakugenderera. Uko waba umeze kose Imana ibana nawe. Yes, Niyo Bosco kuri uyu mugoroba rwose yarayateye ivi, atwereka umukunzi we. Hari umuntu wamuserezaga kare, yaserezaga hari umu manager w'umuhanzi runaka, ntavuze izina, ntabwo biri ngombwa, hari igihe uvuga umuhanzi ugasanga biteje ikibazo. Yavuze ngo umukunzi wa Niyo Bosco ngo yitwa ngo Bosco yangu yarongoye ngo Irene. Kubera ko mu gifaransa ngo ubutinde sinzi ukuntu yabivugaga bisobanura. So umukunzi wa Niyo Bosco yitwa Irene. Umugoroba wagenze neza kuri Niyo Bosco, turamwifuriza biriya ni intangiriro y'urugo, kandi ikintu cyose kigiye kugira uruhara kigiye kikagera amasoso. So iyo urugo rugiye gushingwa, muri iki gihe cy'abanyamujyi babanza bagatera ivi ku babyemera, ariko barabanza bagatera ivi, ubundi bakatubwira ngo mudutegereze tugiye kuza. So Niyo Bosco rero Imana yaramukoreye ibitangaza, umukunzi Irene irangije aramubwira ngo tugiye kubana, undi nawe aramwemerera ngo tuzabana, tuzaba umwe, tuzafashanya. Reka twifurize
Niyo Bosco, urugendo rwiza rw'inzira atangiye kandi turabyizeye ko bizanagenda neza. Turakomeje tuva mu bwiza tugana mu bundi. Ngiye kubabwira undi muhanzi muri gospel. Abakunzi ba Urban Gospel TV ntimukajye mugira ikibazo, ngiye kuzajya mbabwira ibintu bitandukanye. Ninabazanira umuhanzi ngo abaririmbire, nzajya mbabwira n'amakuru y'abahanzi. Umuhanzi mu gihe gishize yadukubise igitaramo, ubu noneho bimwe nababwiye ngo by'abanyamugi, bamwita Job Batatu. Ni umwana wavutse mu bana batatu. Muri abo batatu rero dufitemo umuhanzi bamwita Job Batatu. Akunda kudutegurira ibitaramo bitandukanye. No mu gihe gishize yaduhaye igitaramo, mwarabibonye ukuntu cyari kimeze neza. Ubu rero yavuze ngo abantu bakunda gukurikira social media zanjye, abantu bakoze subscribe kuri Job Batatu, abantu bankunda, abantu bakunda ibihangano byanjye, ndashaka kubereka yuko Imana iri kuvana mu bwiza ishira mu bundi. Mu gihe gishize nabahaye ibitaramo, none ubu ngubu abantu bakurikira social media zanjye kuri YouTube platform zanjye, ngomba kubakubita igitaramo kiri live. Kiri live, dore ko rwose murahishiwe vuba aha. Job Batatu ajya kuduha igitaramo cyiza cyane. Abantu batari bakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo muzabone notification. Job yagiye live, ubundi dukurikirane igitaramo cya Job Batatu. Iki cyumweru rwose dufite amakuru meza aryoshye, ni byinshi. Abantu bafite amakuru muri kino gisata cya gospel, mujye mutwandikira, tuba twashizeho nimero, mutubwire ati dufite amakuru ameza atya, muyashire hanze, muyavuge. Nimba nta kibazo afite, nimba atari amatiku, tuyazane tuyavuge. Yes, Niyo Bosco Job Batatu rero yaduhaye igitaramo cyiza kandi igitaramo kiryoshye. Ni nayo mpamvu Job Batatu ubu ngubu arimo aradutegurira igitaramo. Abantu batari bakora subscribe kuri Job Batatu rwose, iriya live ntizabacike, kuko arimo aradutegura igitaramo cyiza. Vuba aha turamuhamagara atubwire ukuntu bimeze kugira ngo kira gitaramo nikizaducike. Wowe nanjye rero dukore subscribe kuri Job Batatu kugira ngo tumushigikire, hanyuma dukore igitaramo kiryoshye. Yes, abantu rero bakurikira Urban Gospel TV, ntimugire ikibazo, ngomba kubaha amakuru atari ivumbi. Yes, nayo mpamvu tuva mu bwiza tukajya mu bwiza. Turakomeje rero ku makuru yacu. Ngiye kubaha andi makuru yasakaye muri kino cyumweru. Abahanzi ba gospel bavuga yuko abantu benshi hirya no hino bavuga ngo mu muziki wacu wa gospel ngo nta mafaranga arimo. Ariko se abantu bivuga babikurahi? Ubundi iyo uri kumwe n'Imana iguha uburyo bwo kubona amafaranga, kandi ngo nta wayikoreye ngo yikorere amaboko. Bibaho se gute waba wakoreye Imana ari Imana, atari Bayali, atari Dagoni, atari byaba Imana, atari byo. Iyo uyikoreye Imana iguha amafaranga. Umuhanzi w'umulegend twese twakuze twumva, dufana, dufashwa mu ndirimbo ze, bamwita Alexis Dusabe. Muri iki cyumweru musirengera ngo ejo hashize, yego, yerekanye yuko mu gisata cya gospel umuntu ashobora kubona amafaranga cyane rwose. Umuntu ashobora kubona amafaranga menshi cyane. Arimo arategura kutugezaho album nshyashya. Rero mbere yo kugira ngo album isohoke, habaye ikintu bita gukusanya amafaranga kugira ngo bamushigikire, kugira ngo aba blessing, yego, kugira ngo abaheshe umugisha. Amakuru dukesha mu binyamakuru bitandukanye batubwira yuko yabashije gusarura miliyoni zirenga 15. Ibaze nawe, barangiza ukavuga ngo muri gospel ngo nta mafaranga arimo menshi cyane. Ahubwo twige Mwuka Wera atwigisha uburyo tugomba kubona amafaranga, kuko umwami dukorera ntago ari umukene. Umwami dukorera afite amafaranga menshi cyane, kandi ngo iyo umukoreye ntabwo ajya gukoza isoni. Iyo wamukoreye uhora uri mu byiza gusa. Ni nayo mpamvu kuri Urban Gospel TV mudushigikire tubone amafaranga, kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kuko iyo ukoreye umwami ntago agishobora kugukoza isoni. Ngira ngo mwabyumvise ngo Niyo Bosco, abantu
abantu bavuga ibintu bitandukanye, ariko Imana yaramuhaye Irene, yaramuhaye umukunzi mwiza. Mwayibonye Job Batata ari kudutegurira igitaramo cyiza kizaca kuri live, abanyamujyi mwitegure. Mwayibonye mama Tonzi respect, barakoze ibintu rwose bikaze. So kuri Urban Gospel TV ayo niyo makuru nashatse kubagezaho, kandi kino cyumweru kirarangira mbahaye yandi, turava mu bwiza tujya mu bundi. Urubyiruko ntimugire irungu, iki cyumweru dufite ibintu byiza cyane. Mujye kuri YouTube z'abahanzi batandukanye, mushaka indirimbo ziryoshe, mushaka indirimbo ziri gusohoka, mushaka indirimbo zimeze neza. Dore Tonzi yaje dushira indirimbo hanze tuyishake. So ubundi abantu bakurikirana Urban Gospel TV, Imana ibamugisha kandi mukomeze mudushigikire, turava mu bwiza tujya mu bundi. Ukuri kose uko bumeze kose Imana irakuzi kandi irakumva, kandi Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Twese rero tumugane kugira ngo atugeze aheza. Rero nakagaruka ni Urban Gospel TV, ni MD Dieudonné ubagezaho kino kiganiro, ndetse nkabagezaho n'amakuru atandukanye muri kino gisata cyacu cya gospel, dore yuko habarimo amakuru menshi cyane kandi afite icyo atumariye. Imana duhana umugisha, naho ubutaha, murakoze cyane.